Reka rero tubabwire ngo bakurikiranye Messenger TV mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane burasirazuba iburengerazuba mu majyepfo no mu majyaruguru y'u Rwanda. Reka mbabwire ni mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane. Hanyuma dukurikiranye abari hirya no hino ku migabane itandukanye. Uyu munsi rero twongeye twaje tumeze neza cyane fresher ni zose. Hanyuma rero tuba twabacukumburiye byinshi cyane. Uyu munsi tukaba twanyarukiye mu ntara y'Iburasirazuba ahantu bita mu karere ka Kayonza. Turi kumwe rero n'umuntu umeze neza cyane kabisa. Ubu ni mu murenge wa Rwinkwavu. Hanyuma amazina yanjye nitwa muzezamurijwe nta kibazo rega nitwa Pasteur NKUBA Godefroid nkaba ndi umushumba w'itorero ry'intumwa zizeye muri paruwasi ya Kidudu mu karere ka Kayonza. Yego rwose. Hanyuma watuye hano mu karere ka Kayonza no murenge wa Rwinkwavu kuva ryari? Mu mwaka w'ibihumbi 2007 nibwo natangiye kuhatura kugeza ubu. Hanyuma se ko mbona ushaje wabanje gutura he? Ni koko ubundi navukiye mu karere k'Ubugesera mu murenge wa Juru. Ubwo nza kwimukira mu karere n'ubundi ka Kayonza kera hari Kigarama muri 86. Muri 86 nza kugaruka n'ubundi Kigali kuko mu Bugesera bwari Kigali. Nza gusubira ariko ku mpamvu z'Imana nzagenda mbabwira igihe bizaba bibaye ngombwa mbabwira uburyo Imana yanshubijeyo kubw'ibitangaza nzabibabwira byari biteye amatsiko cyane. Ubwo nzagenda mbibabwira. Hanyuma umuntu yumvishe Pasteur NKUBA ni muntu ki? Afite abagore bangahe? Afite abana bangahe? Ni koko Pasteur NKUBA ari weje mfite umugore umwe n'abana 6. Abandi umusaza wujuje imyaka 60. Ariko muri iyo myaka 60 45 niyo ubuzima bwanjye na Kristo. Kuko nakiraga kiza kera muri 77. 77 nibwo wakijijwe. Ubwo ufite imyaka ingahe? Nari ngeze mu myaka hafi 16 aho ngaho gutyo. 16 nibwo wakiriye umwami Yesu nk'umukiza mu bugingo bwawe. Hanyuma wenda uzagenda uduha details z'uburyo wakiriye Yesu. Hanyuma reno muri make kuri iyo myaka yawe 17 wakira umwami Yesu muri za 70 na kangahe? Na 7. Nizihe mbogamizi wahuye nazo wenda zitandukanye n'uyu munsi ko abantu bakiri bato bakiraga kiza? Nizi wenda gake imbogamizi wahuye nazo. Urakoze. Imbogamizi zo ni nyinshi ariko ndavugamo nke. Yenda uko nzagenda nshobozwa nzagenda mbivuga ko n'ubuzima buremereye. Natangiye nkora umurimo w'Imana ariko ngenda mpura ni binshi intege. Nkibona abayobozi banyoboraga icyo gihe mu itorero ntarinda kuvugira aha ngaha. Bakagenda bampagarika ariko nta kintu nzize. Ariko sinshogure mu gukorera Imana. Baguhagarika. None se nk'uwago yatuzi uko burya ni muri itorero wari urimo? Itorero nari ndimo wakirijwemo bwa mbere muri uwo mwaka wa 1977. Ni irihe torero wakirijwemo? Mu by'ukuri nari mu itorero rya ADPR niryo ryandeze. ADPR agana he? Mu Bugesera n'ubundi. Bugesera. Kuko narikora imyaka 43. 43. None se nk'uwa waba wararaguje, waba waraterekereye, waba muri iyo myaka hariho kuraguza, hariho guterekera, hariho kubandwa, hariho n'ibindi bitandukanye wenda n'indi myizerere itandukanye y'abakurambere. Ese we waba warayinjiyemo? Nk'uko bivuze koko navukiye mu muryango uraguza ugaterekera buri kwezi kwa 7 barabandwaga. Ku buryo nanjye nkizwa nari mfite ibintu bibiri. Natangiye kwiga ubupfumu ariko Yesu aza kuntabara ndakizwa n'ibintu birebire. Noneho rero ndagira ngo twe kubisimbukaho gato. Iyo umuntu avuze hari abana b'uyu munsi batazi ijambo bita kuraguza. Kuraguza byakorwaga bite? Guterekera no kubandwa byakorwaga bite? Urakoze cyane kuko nk'uko bivuze urubyiruko rw'iki gihe ntago rubizi. Ariko kuraguza habagaho icyo bita abapfumu
baraguraga mu buryo bwinshi, baraguraga inkoko ubwo ni ibaga, bagafata akana k'inkoko bakakabaga bakagakuramo amara, noneho bakagenda berekana uko ayo mara yigira gutyo. Hakaba n'abandi baraguza umugombe. Mugombe ni igiti, ni igiti bakakivuguta, bakajya bareba ifuro ry'icyo bakabivuga bataha bireze. Ese byabaga ari byo? Urebye kwari uguhimbahimba nyine ni amaco y'inda. Hakaba noneho n'abavuza ibinyuguri bakazunguza ibinyuguri bakaragura, hakaba n'abandi bakoresha ibintu binyuranye, hari n'abaraguzaga za nyabingi. Hanyuma wowe waraguje gute rero? Wagiye kuraguza, wowe bakuraguriye bati? Jesi naraguje, nubwo nabyitozaga ni basogokuru babikoraga, ariko nkabareba ibyo bakora, kubera ko babaga ihene nkirira inyama, numvaga nanjye zabikora nkajya mpora n'inyama, ko nabonaga barya inyama z'ubusa z'ubuntu. Abantu babaga bazanye kuraguza, ariko nkagira nyogokuru bahaga Imana cyane, bajya kubandwa mu nzu akajya hanze. Ubwo nyogokuru yitwaga nde? Yitwaga Nyirabititaho Keziya, yari umuntu ukunda Imana. Mfite n'umwana witwa Keziya, namwitiriye kuko umukecuru atumye nkizwa, numva nguwe neza. Ubwo rero we yirindaga ibyo bintu cyane. Hanyuma tuve mu kubandwa nako mu kuraguza, tujye mu guterekera. Baterekeraga bate? Uburyo baterekeraga rero, bafataga inzoga bakayishyira mu gacuma, bakegera umuriro, noneho bakajya bakozamo umuheha, bakanaga mu ziko, bakavuga ngo sikagororoka. Ubwo bakavuga ba bandi bapfuye mu miryango, bababwira ngo nibagororokere kugira be kubatera. Ibyo bigategura icyo bita kubandwa, kuko kubandwa nabyo baragendaga ugasanga biyambitse amasunzu y'inyamaswa, ugasanga uwabyamba akita ryangombe bakamusenga, akita ryangombe, bakamusenga ngo abahe kubyara, abahe guheka, ariko hari umuntu wo muri bo bari gusenga. Nuko nicyo bitaga kubandwa. Kubandwa nuko umuntu yabaga yambaye ikintu cy'inyamaswa runaka, hanyuma bakaza bakamupfukama imbere, bakamusenga. Ariko hakitwa icyo bita kubandisha. Kubandisha byo kwari kumujyana nyine, hari icyo bitaga ngo inzigo, ni umuntu utarabanzwe. Bakita uwo bitaga imandwa, ni umuntu babaga barajyanye bakamukoreraho imihango y'uburyo bwose uko babyumvaga, barindaga abantu kuhagera bakamwihererana. Uwo rero bakamubandisha, bakamukoza ibyo bashaka byose, akaza rero akitwa imandwa. Ariko utarinjira byari nko kubatizwa. Umuntu utarabatizwa ntiwamuhiga baruryera. N'abandi rero nuko uwabandwaga ni wabaga ari imandwa, ariko utari yabandishwa yitwaga inzigo. None ko bakunda kuvuga ngo wenda ngo Jado ngo ni imandwa ya runaka, kubera iki bakunda gukoresha iryo jambo? Urakoze cyane, barabyiyitiriraga. Iyo mandwa hari izina biyitaga, akita izina runaka. Ubwo rero iryo izina yiswe akaba iryo zagenderaho ngo ni imandwa akanaka. Nubwo buryo nk'uko ubona umuntu avuga ati nzitwa Manuel, nzitwa Yohana. Hanyuma wowe wari imandwa yande? Je rero muri abo sinabanzwe. Urumva nari nkiri umwana muto. Hanyuma papa we yari imandwa yande? Ariko data we ntago nabikurikiye cyane, kuko urabona nakijijwe mfite imyaka mike, mvuye ndi umunyeshuri. Ariko ntago nashatse kubyinjiramo, kuko narabyirindaga cyane kubyinjiramo cyane. Ubuzima bwanjye hanini bwagiye mu bintu bya gikristo kubera uwo nyogokuru wanyigishaga. Hanyuma rero wenda tugarutse kuri ibyo, ngo uyu munsi ko imyaka yagiye ikurikirana ku rugendo rwawe, wenda rugendanye no kuba waba pasiteri utuye mu miryango iraguza, iterekera, ibandwa, ikora imirimo nk'iyo ngiyo, ni iki kintu muri iyo mihango itatu wabonye cyari giteye ubwoba? Ikintu cyari giteye ubwoba muri ibyo ni ikintu kijyanye no kubandwa. Kuko kubandwa hari ibintu byinshi bakoraga, nawe wabireba ukagira ubwoba cyane. Wabonaga ko ari ibintu byahuruzaga imiryango, imbaga nyinshi, abantu bagaterana. Babikoreraga yari urusengero babaga barubatse se, ku buryo abantu binjiramo akaba ariho bakorera iyo mihango? Oya, bazaga mu rugo rw'umuntu mukuru w'igisekuru bakomokaho, uwo muryango ushingiyeho. Imiryango yose ikaza ikahegera, bakenga ibigage, noneho bakazana ikibindi bagashyiramo ingwa, noneho bakayikoroga, bakazana umutanga, bakazana ikibindi bagashyiramo ibigage, bagapfundikira, bakazana umutanga bagashyiramo. Ugiye kunywa rero akanywera hejuru y'uwo mutanga, bakavuga ko uri bunywe ari umurozi, ashobora guhita apfa. Ibyo byose rero wasangaga ari ibintu by'imihango ikomeye, nabirebeshaga amaso nubwo nari umwana muto, ariko nkumva agenda bigaye cyane. Nkumva ndabigaye, nkumva simbikunda, kuko jewe nkuko nakubwiye nyine
ngira ngo nzababwira izina nkubaho ryaturutse kuko ni mu bitangaza ntago ari ugupfa ntago napfuye kwitwa nkuba gusa wenda tuzabigarukaho hanyuma rero mu bana bawe uwa mbere afite imyaka ingahe watubwiye ko ufite abana 6 uwa mbere ni umukobwa afite imyaka igera muri 36 arubatse birumvikana hanyuma uwa nyuma afite imyaka ingahe 18 muri abo bana bawe se nta waba warakurikije imico ya sekuru wenda ngo abe yabandwa cyangwa ngo aterekere oya abana banjye ahubwo bakurikije imico yanjye kuko mfite muri abo 6 mfitemo umuhungu umwe n'abakobwa 5 uwo muhungu nasenze Imana kugira ngo azakurikize umwuga wanjye ubu nawe ni umupasitori mu itorero rya DPR ubwo rero Imana yarabikoze impuzansimbura kuko nari nayisabye ngo izamuzansimbura uwo mwana akundwa n'itorero bamusanga Uganda baramusengera ubu ni umupasitori muri Uganda se mu Rwanda yari muri Uganda niho bamusengereye ariko muri cya gihe habagaho gufunga abapasiteri ngira ngo mwigeze mubyumva niwe wafashwe n'uwamuyoboraga witwa Jado barabafunga Jado ndamuzi wabaga mu ipfundo ry'amahoro namunezera ba mu ipfundo ry'amahoro yego ndabaza uwo rero ubwo ngubwo niwe nuko byagenze u Rwanda rurabatabara barabafasha bamugarura mu rugo tubona Imana iramurinze hanyuma ina hano umupasitori ariko ahagana he ni umupasitori w'umukorerabushake kuko yava muri Uganda ntabwo bamwakiriye ahubwo yaba umukorerabushake na n'uyu munsi ni umunyamasengesho ni ukugenda ubwo nahagana hari ubu nubundi ari Kayonza aho turaho ngaho muri Cyarubare mu karere ka Kabare nako mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza hanyuma wenda nawe bidushobokera tuzaba tuganira nawe duhe byinshi cyane ku bigendanye hanyuma tugaruke ku mudamu hari ibyo mutumvikanagaho wenda ukimara gukizwa wagajya mu muryango wo guterekera no kubandwa cyangwa warakijijwe uwo munsi wakirijwe nawe se tuvuge ngo ahita bimandwa yawe umudamu wanjye ndetse yewe yantanze gukizwa njye nakijijwe we ndetse ari n'umudiyakoni akora umurimo w'Imana nyine muri iryo torero rya DPR ubwo rero we icyo gihe wari umukristo muri icyo gihe tuzi yuko hari hakiriho ibintu byo guhiga n'ubuye murimo we wakoraga muri iyo myaka za 77 je umurimo nahamagawe n'umwami Yesu ndi umurobyi nubwo nabivangagamo ubu koga uri hatari koga nari mbizi cyane ubu Ngarama urakora magazi ibintu byose nari nzi gufata feri ku mazi sinyeganyege shobora gufata ingiga y'igiti nkayiheka kuko hari nubwo twigaga uburyo bwo kurwana mu mazi ubwo umuntu avuga ati ntewe mu mazi nakitabara nte twarabikoraga noneho rero Yesu yampamagaye ndaho ngaho niwo murimo nakoraga mbihindukamo njya mu ivugabutumwa wari umurobyi nari umurobyi hanyuma kuva rero mu myaka yawe 17 kugeza mu myaka 60 ufite uyu munsi nayahe makosa waba warakoreye mu gakiza uvuga ati nanjye nta makosa pe ukaba uvuga uti hari benshi bakunda kuyavuga ariko cyane cyane bakunda kuvuga amakosa bakoreye mu gakiza baba ari abahanga kubera yuko n'ibyanditswe tubona amakosa ya Dawidi tukabona amakosa ya ba Ezekieli tukabona ba Yona Nineve ibintu nk'ibyo wowe nayaye makosa waba warakoze ukavuga uti ati ibihe bisubiye inyuma ibi bintu sinakongera kubikora ubajije neza cyane kuko jewe sinjye nyiri isoni zo guhamya Kristo iteka iyo tuvuga tuba tugira ngo tubwire n'abandi bayobye kugira ngo babiboke ni byiza rero kuko wewe wayobeye mu bikirero wari abatoto ntabwo nigeze nywa inzoga sinariye n'abana ariko hanyuma rero wari ugize uti ntabwo kurya abana ntabwo byo nabikoze hanyuma rero tubwira ibyo waba warakoze noneho wenda amakosa waba warakoze ukayakorera muri ako gakiza mu by'ukuri koko nk'uko bivuze nari maze kukubwira nti abana ntabwo nigeze ndya abana cyangwa ry'umugore ahubwo hari igihe cyaje kugera ndi mu makuba menshi ndi mu kaga kenshi itorero ryarantereranye noneho bituma ubukene buraza n'umuryango nawe usa naho umvuyeho ndarwara mpera mu nzu
ariko mpungira mu miryango umugore yari yaragiye Bugande ngeze mu miryango babonye ngiye gupfa bangira inama urumva ubupagani ntibujya bubura bangira inama bati byiza twazana umugore agasimbura uriya kuko uriya yaragutaye ubwo ndabyumva nanjye ndabikora ariko nyuma y'amezi 6 nazanye uwo mugore nza kugira ikibazo nkubitana na Yesu mbura icyo mvuga umuntu wabwirije ubutumwa umuntu wakoze umurimo w'Imana warinze ubusore bwanjye ntarigeze nsamba ndinze ngera nta muntu ndajya nawe mu kigunda uretse umugore nashaka nta numwe mwajyanye muri hoteli zizibye n'iki nta numwe uwo rero iyo mbyibutse ukuntu namushatse muri ayo mezi 6 byanteye agahinda mu mutima naraje nikubita imbere y'itorero ndihana nsaba imbabazi nyine nari nkiri muri ADPR barambabarira nuko nabo babona ko kuko ari ingorane nagize wari washatse undi cyangwa wamutuye hasi reka nari namushatse ku mugaragaro navuga ngo reka muzane asimbura uwo nguwo ariko yahise aza noneho ndavuga nto ya ibi ni ukwandavura ntago umuntu utarasambanye nse najya no gushaka abagore babiri ndabihunga ahubwo ndihana mvuze induru ndakizwa ariko nubu iyo mbyibutse birambabaza cyane nkumva agahinda karanyishe nkumva aho ngaho nataye inota ariko ndavuga nti nzaregaruza umwami Yesu arantabaranye iryo ni ryo kosa waba warakoze ese ubu ngubu wenda nta nubwo wenda hagati aho tuzi ko wenda abantu bamwe banakunda amafaranga ubu nta hantu waba waragize utireka hano nje ku mafaranga cyangwa numva uko urwagwa rumeze oya ibintu by'urwagwa nabinyoye ntabwo nakunze kunywa inzarwa cyane nubwo nazivukiyemo kuko na data nakubwiye ko yari umusinzi yari umunywi w'inzoga ariko nagendaga mwigisha ngabivemo ubu ndinze ngera ntazi uko byeri imera kandi naravutse mu gihe cya byeri cyo kora kanyanga yo data yigeza yizana nyinyo numva ni nk'urusenda mpita nzinukwa nakundaga ibintu biryohereye na mbere hose kuko numvaga nzakorera Imana none nkiri n'umunyeshuri numvaga nzaba umupadiri nitugira ikindi kiganiro ngira ngo nzayibabwira uburyo naryamaga Imana ikazana ibyo nzabazwa mu ishuri nkabibona mu nzozi nkagenda nkabikora nagiye mu ishuri ndinda mvayo mbu wa mbere ari umuntu rero ukoreshwa n'Imana n'abantu bose barabibonaga bakabona ko hari ikintu kizava muri nge ariko Imana yibitse cyanavuye muri nyine nase urabona mu myaka 60 iminsi usigaje gukorera Imana ari nk'ingahe uko mbyumva ngewe we ntago ushaka pasiyo ngo uvuge uti ibi bintu ndabiretse ngiye kuruhuka n'umuntu ushaka kumpa pansiyo namuhunga ngira ngo no kuba ntakiri mu itorero rya ADPR nubwo naje kugira amaherere ese wowe pastor uri muri ADPR ubu pastor mumazemo igihe kirekire natangiye kuba pastor mu mwaka wa 1995 ndi mu gihugu cya Kongo ndaza mu Rwanda ndongera none muri ADPR nasengeyemo kabiri baranyizera babona ko ndi umuntu w'inyangamugayo barongera baransengera bwa kabiri bavuga ngo niba ari ukunagura niba ari kugira gute barongera baransengera mu umuntu wanaguye mu bihumbi 2000 ubundi nako waruse kuko inshingano z'amahanga ariko ngeze mu Rwanda mu bihumbi 2000 barongera baransengera urumva nta gihe kinini namaze kuko nakundaga gukora Imana n'ubu ndabikunda nzarinda pfa ese waranzwe n'ijambo kwibwiriza cyangwa uri umuhanuzi nakomeje kumva cyane witsitsa ku kintu cyo kuvuga ngo hari ibintu Imana yajyaga ikwereka ngo ukiri n'umunyeshuri jewe se ko nakubwira ko byose nabikoze kubera ko mfite gihe ubu n'ubu sura cyabifite n'ubu bindimo ubu uri umuhanuzi cyane ubu wahanura bigasohora yabizanye nahanura oya si ntabwo bipfa kubaho gusa kuko nge icyo nakubwira nk'umunyamakuru nuko ibyo Imana nkoreshaga ni ibintu abantu bose babonaga ntabwo ari ugushakisha kandi si bwa buhanuzi buca inshuro kuko hari ubuhanuzi bw'ubucanshuro ni ibintu byabaga biriho ku buryo n'abayobozi banjye nk'abapolisi abasirikare bagiye babibona bakabibona ko ari ibintu bivuzwe neza hari ibintu nazanaga bose bakabyumva ntabwo ari uguhimba ni ibintu byiza cyane nagiye nkora kandi no kwigisha nabyo ndabigira cyane noneho rero byose ikintu gikomeye waba warahanuye yaba mu myaka yawe ndetse yaba no muri iyi myaka ni iki kintu gikomeye abantu bakuziho waba warahanuye kigasohora nakubwira ko mbere y'uko gacaca iba nge nahanuye ko imanza zikwiye gucibwa n'abantu Imana ngo zicibwe n'abantu batigeze bakora jenoside wabonaga ko icyo gihe imanza ziri mu bantu bizi ariko ndabivuga abantu babona ko hari bidashoboka byaje gushoboka icyo gihe
noneho Imana imbwira ko kandi nanone abantu bagiye basahura iby'abandi babigarura. Abishe rwihishwa Imana irambwira ngo nibasaba imbabazi ku mugaragaro bazababarirwa kandi bazafungurwa basubira iwabo. Ababyumvise benshi barakabyemera, byarabayeho kandi nyuma byaje kubaho kuko insimburagifungo zibaho, ibintu abantu bagarura ibintu batwaye. Noneho abantu bagarura ibintu bari barasahuye babigeza ku karere, bihabwa abapfakazi n'imfubyi nk'uko ngira ngo icyo gihe uturere twari tutarahuzwa. Hari akarere Gashora yari igifite akarere kayo niho nakoreraga. Byaraje bisanga wari meya icyo gihe, abantu baratangara cyane. Ubwo rero abantu barihana, abantu bose bemeye kureka kwatura, baravuga ku mugaragaro. Umuntu akavuga ati yewe nishe abantu abanaba, abo bose bagiye batarushya inkiko. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro, ni ibintu byabaye ku buryo nanditse n'impapuro 90 nzohereza mu maparuwasi hirya no hino mu bapastori. Abapastori barahurura baraza barareba, ubuyobozi bw'akarere nabwo buratabara buraza bureba ibyo bitangaza. Polisi yageze ubwo bambwira bati ibi bintu birakomeye cyane, ahari abantu bazaguhiga bakwice kubera kuri kuvuga ibintu bikomeye, ariko twaguha n'abapolisi bakakurinda. Ndavuga ngo ya ni Imana yantumye, nzabikora. Ibyo rero byarabaye ni byinshi, ariko icyo navuga yenda cy'ingenzi nicyo ngicyo. Hanyuma rero gato turi kugana no ku musozo, wenda tuzagaruka tugende tunaganira. Ni byinshi ufite, tuganire no ku bindi bintu byinshi, wenda icyo twayarukirizaho cya nyuma. Ese hari ikintu waba warahanuye uyu munsi ugitegereje ko kizaba, cyangwa ibyo wahanuye byose byararangiye? Ibyo ari byo byose ubuhanuzi nagiye mpanura ubwinshi bwagiye busohora, bwagiye bugaragara, bwagiye buboneka. Ubu ngubu hari, ariko muri iki gihe cya none ntabwo urahanura butegerejwe. Bundi mu mabwiriza cyangwa se mu mategeko y'abahanuzi b'ubwenge, iyo wabonye ibintu wirinda guhita ubitangaza kandi igihe cyabyo kitarasohora. Icyo gihe rero ushobora kubibwira bake kugira ngo, cyangwa se ukanabyandika, ariko igihe cyasohora bikajya ahagaragara. Kuko iyo ugiye kubyamamaza ntubuzi nawe ko hari ubundi buhanuzi ni ukubugenzura, bwemerwa iyo bwasohoye. Ubu nyine ndi kukubaza, ubu noneho ni iki waba warahanuye abantu bategereje, yaba ari ku bantu ku giti cyabo, yaba ari ku gihugu, yaba ari ku muryango cyangwa itorero? Ubu se noneho itorero barizwamo nturihanurira? Icyo nakubwira cyabayeho, yenda nge navuga ko cyabaye kuri iki, kandi mu buryo budasanzwe. Ngira ngo nk'uko wabibonye, umushumba wanjye ni Karemera James, ariko yabaye inzira yo gusohoza ubuhanuzi. Yesu yari yansanze ko nabwiye Imana ngo ntukambwire mwiyerekwa rindi kereka mu nzozi. Ubwo rero naje kubona mu nzozi mbwirwa ko mpaguruka nkarangurura nkavuza induru, nkabwira abantu ko bari kureka Imana, bari kwanga kwikorera umusaraba wa Kristo. Ubwo rero nge mvuga ko ntabona aho mvugiriza induru, kuko ntabwo nari kubona aho mbwirira igihugu, kuko jye ubwanjye sinzi ko nzagera no ku maradiyo na televiziyo, numvaga bidashoboka. Ariko ndi imbere ya kamera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Yesu ibyo ntagombaga gukora yarabiteguye. Ubu rero ngiye kuvuga kandi muzabyumva, ngiye kubivuga, ngiye kubigaragaza, kuko ikintu ushaka kubwira abantu banyumva none ahangaha cyangwa se abari kundeba, ni ukubabwira yuko hari ikintu cyo kwikorera umusaraba, abantu bakava mu bintu barimo, bakemera imibabaro ya Kristo, bakabwiriza ubutumwa bwiza kandi bakagarukira Imana. Ibyo rero byarasohoye, cyangwa se bizanasohora n'ubundi mu minsi iri imbere. Hanyuma ubwo hari ibintu biteye ubwoba duhishiye, ubutaha bazabikurikirana babimenye babyakira. Ubwo rero ngira ngo ni Pasiteri Nkuba nyine twari kumwe. Reka tubashimire abakomeje kugenda badukurikirana. Nizere yuko ugomba gukanda subscribe, share na comment, hanyuma ukaba wanashyiraho ka like, cyangwa se ukatwandikira uciye kuri Facebook yacu page, cyangwa se ukatwandikira kuri Twitter umaze gukurikirana kino kiganiro, ukaba waduha igitekerezo, cyangwa se waba ubasha kuba wabonana na Nkuba, mukaba mwabonana kabisa, akaguha byinshi cyane. Reka mbabwire mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane. Imana ibahe umugisha, amahoro n'ubuzima. Murakoze.